Solange yarageze ku rwego rwo kumva ko ashaka kwiyahura. Yahoraga abaza Imana ati ese kubera iki ari jyewe Mana? Ese Mana koko ndi mubi? Ese kuko naheza hanjye? Ese kuko Mana simberwa? Agahura n'agahinda mu mutima kuko yaramaze kubengwa n'abasore benshi batagira umubare ngo bamuzizaho uburyo yarateyemo, kuko n'uwo bamaranaga igihe mbese ubona ko bafite gahunda yo kuba babana, bamubwira ko batamwemera mu muryango kubera imiterere yari afite, ngo nago yari shamaje, ahubwo bakamusaba kuryamana nawe. Ibyo bimutera igikomere gikomeye mu mutima, akajya ahora yicuza cyane. Umunsi umwe yari yatumiwe mu kirori n'inshuti ze, hari isabukuru baje kwizihiza nyine inshuti yabo. Yambara neza nyine ubona ko yabukereye. Bageze mu gihe cyo kwishibisha, kubyina nyine urabyumva, ikirori gitangiye gushyuha, maze buri mukobwa abyinana n'umusore wari aho. Solange mu kureba asigara ari wenyine, gusa mu mutima afite agahinda gakomeye cyane kuko hari abandi basore bari ku ruhande ubona ko bamwitaje cyangwa se badashaka kuvugana nawe. Nyuma y'iminota 10 nibwo Solange yasohotse hanze, maze ahura n'abasore babiri baje mu kirori. Umwe muri bo yari ex we, akimukubita amaso arikanga cyane. Wa musore wundi ahita abaza iyo nshuti ye ati muraziranye se ko mbona mwese muguye mu kantu? Ex wa Solange ati she was once my girlfriend, ariko ubu twaratandukanye. Inshuti ye ati mwapfuye iki? Ex wa Solange ati ese uretse ko nari nasaze, urabona uyu mukobwa koko namushyira mu mago? Inshuti ye ati ariko ndabona ntacyo atwaye. Ex wa Solange araseka cyane ati umukobwa udafite imiterere koko namushyira hehe muri iki kinyejana? Inshuti yirongera iti nibyo koko se mwapfuye ko adafite ya miterere ubukunda? Ngo cyane rwose nibyo twapfuye, ngo kuko twarasohokanaga abasore bakanserereza bakanseka bati ngo nabuze undi mukobwa ntereta mbivamo gutyo gusa. Inshuti ye ati ese wama mahirwe nkavugisha uyu mukobwa gato? Ex ati umva twara ndamuguhaye rwose nta shyari nzagira. Ati none amureba nawe bisigaye bimutera n'ipfunwe ngo wasanga ari nabyo bimusohoye aha hantu. Ati can you give me your number? Solange aramureba ati ibyo ndabimenyereye wikwigora nayo nguha. Urumva Solange yari yaramaze kwiheba no kuzinukwa abasore kuko abenshi bamwangaga kubera imiterere ye. Nyine ikirori cyaje kurangira barataha. Mike akigera mu rugo yahise ahamagara Solange. Urumva nyine Mike ni ya nshuti ya ex wa Solange, baribwirana maze baramenyana. Mike ati ese wama amahirwe make nkaza mu buzima bwawe? Solange ati Mike ibi ndabimenyereye. Ati umutima wanjye sigaye nkurinda kubabara kuko it's enough, ibyo naciyemo ni byinshi cyane. Mike ati ese wabuzi ukuntu uri mwiza? Ibyo yabwiraga Solange kumva ari kumutera imitoma, akumva ntari kumva ibintu ari kumubwira kuko amagambo yari amaze kumva yari ayo kumukomeretsa gusa, ayo kumwereka ko atari mwiza, ko adafite imiterere nk'abandi bakobwa. Ibyo bikamubaza rero, numubwira ko ari mwiza agatekereza ko amubeshya. Hashize ukwezi Solange na Mike baje kwisanga mu rukundo rutangaje. Mike yakunze Solange ku buryo urukundo rwabo rwatangaje benshi. Mike ati I loved you for the first time I saw you. Ati nirengagije ibyanciye intege kuko all along I wanted someone like you, ahubwo kera hose narindihe. Ati mu buzima bwawe ntuzongere kumva ko uteye nabi, ibyo biterwa n'amaso kureba. Ati uri mwiza, umutima wawe n'urukundo ugira, impuhwe, ubupfura n'indangagaciro byawe nkubuze byazangora kongera kubona umuntu mwiza nkawe, kandi nibyo magaciro kurusha ibyo abandi barebesha amaso yabo. Ati will you marry me? Hey, Solange yasutse amarira menshi ati why kubera iki kuki ubikoze? Ati narize amarira menshi y'agahinda kubera ibikomere nagize mu rukundo, ariko ubu kubera wowe ndi kurira amarira y'ibyishimo. Ati yes I will marry you. Mike ntibyatinze mu minsi mike yahaye ubutumire za nshuti ze harimo na ex wa Solange ku bijyanye n'imyiteguro y'ubukwe. Maze ex wa Solange ati bamaze kuntwara abakobwa batatu kubera imitekerereze yanjye n'ikigari kidafite ejo hazaza, n'imyaka irantwaye ngo negereje abateye uko nshaka, abafite nyashe. Ati ubu koko Solange sijye wari kuba umwegukanye none nirangayeho, n'umutima mwiza yigirira gusa. Ibyo rero biragenda bibabaza ex wa Solange, ariko nta kindi yari kubihinduraho. Ese iyi nkuru ukuyemo? Ese waba ufite ba ex bameze nk'abo Solange yahuye nabo? Ese waba uri Mike uje guhindura ubuzima, uje guha ibyishimo Solange? Kanda like, share, comment, ukore subscribe.